actinga abantu bakuzi nk'aho ari wowe uyoboye ADEPR ariko uri barabeshya baranabyibeshyaho cyane nawe urabizi ko umeze nk'agapupe ukoreshwa. Hari ibintu iyo tubabwiye ngo hirya y'ibyo mubona hari ibindi mutabona cyo kubasengera abagore kugira ngo bahinduka pasiteri muri ADEPR. Abadamu benshi dufite hanze ya ADEPR baba pastor abenshi bavuye muri ADEPR. None kubera ko muri ADEPR badasengera iyo mihamagaro, ugasanga umwuka w'Imana yabahaye umuhamagaro wo gushumba, kuko babibuze muri ADEPR bahise bayivamo, bagiye hanze ku matorero abemera kuba babasengera ku pasiteri. Ukibaza nibundi kuva kera umwuka w'ubushumba cyangwa se impano yo gushumba muri ADEPR yahozemo ku badamu, ahubwo kuko yabuze batayishyigikira ngo bayisengere, ugasanga abamama bavuye muri ADEPR bagiye mu yandi matorero gusengerwa ku mpano y'ubushumba, kuko umwuka w'Imana yabahereye muri ADEPR, ariko bakubitana n'urukuta ruvuga ngo ADEPR ntabwo isengera abagore kuba abapasiteri. Uyu munsi rero bagiye kujya basengerwa kuba abapasiteri. Nibaza ko wenda nibundi impamvu nuko izo mpano zibarimo, ahubwo nibazikoresha. Uyu munsi ADEPR iramutse yanze abahanuzi, kavuga ati nta muhanuzi uzongera guhanura muri ADEPR. Umuntu ubonetseho impano y'ubuhanuzi w'umudamu, wenda tuvuga ati nta mudamu uzongera guhanura muri ADEPR, ntabwo byabuza ko habamo abantu bafite izo mpano. Bashobora kuba barimo ariko ntabwo zakorera muri ADEPR, basohoka muri ADEPR bakajya hanze yayo, akari izo mpano zabo zijya kujya gute zijya kubera. Hari akandi kantu kagarutsweho ngo ADEPR mu kirango cyayo, ngo mu kirango cya ADEPR ngo hariho inuma ngicuritse ngisa nk'ipfuye. Ati biriya bintu nabyo ntabwo ari byo. Ukibaza umwuka w'Imana amanukira inuma, cyangwa se iyo umwuka w'Imana amanuka, tuvuge wenda nk'inuma irimo nk'ikirango cy'inuma iva mu ijuru imanuka isanga abantu hasi ku isi, yamanuka umutwe ureba hejuru cyangwa yamanuka umutwe ucuramye, usanga nyine abantu umwuka w'Imana agiye kuzura, ugasanga twebwe abana b'abantu nitwe twikoroga, Imana ntabwo ibirimo, nitwe twiha Satani, nitwe twiha abadayimoni. Ugasanga umuntu aratinda ngo ikirango cya ADEPR ngo inuma ngirapfuye kuko ngiracuramye. Nose inuma iva mu kirere imanuka ku isi, tuvuge wenda inuma nushanye cy'umwuka wera, umwuka wera amanuka ava mu ijuru aza ku isi, arajya yareba hejuru cyangwa arajya yareba abantu arimo gusanga hasi. Ugasanga turimo gukomantinga ku bintu bidafitutse, ugasanga hanini ni n'amafaranga tuba dushaka, ni n'amaviyu tuba dushaka, si byose. Ukabura ukuntu tuka inka, ukavuga ati dore ibice byayo. Mu by'ukuri ivugabutumwa riragoye, bava mu matorero bakajya hahandi. So ikigaragara cyo wenda ndasa ku ntego, kuba basengera muri ADEPR abadamu bagahinduka pasitoro, nta kizira kirimo, nta n'igitangaza kirimo, nta nabiracitse ihari rwose, nta biracitse ihari. Uyu munsi turi mu mwaka w'2020 na 2025. Mu mwaka w'2030 uri imbere, nibaramuka basengeye itorero ADEPR isengeye abagore, mwaka w'2030 iri imbere, urumva ko ari imyaka myinshi izaba iciyemo. Mu myaka w'2030 nituba turiyo, niba Yesu Kristo ataragaruka mu myaka 2030, imyaka 2000, ntabwo abicege bazaba babyita ko ari ikizira, bazaba barabimenyereye kandi nta n'ikintu bizaba bigitwaye icyo gihe. So iteka ryose rero ikintu cyadutse cyane ko noneho ku mbuga nkoranyambaga amadolari aba yinjira, iyo umuntu afite ca n'ihembwa n'ubundi hari igihe akora ibintu kugira ngo bise nk'aho ari miracle cyangwa se ari igitangaza kibaye, abikabirize amadolari yinjire. Ariko mu by'ukuri uyu munsi ibintu wasanze muri ADEPR nibyo ugenderaho. Mu mwaka w'2030 ibintu abantu bazasanga muri ADEPR byo gusengera abagore, kuko bizaba biriho icyo gihe, nibyo bazagenderaho. Ibizaduka rero muri ADEPR mu mwaka w'2030
batari basanzwe bazi bazabyita ko ari ibisatanike, bazabyita ko ari ibishitani. Rimwe na rimwe ugasanga twebwe abana b'abantu ni twebwe twivanga, ni twe twikoroga, ni twe twiha satani, ni twe twivangira, ariko Imana yo ikomeza ikera. Si byose Borwa TV vugabutumwa. Ndagushuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka aduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nguhaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana cy'umwanya mutoya. Wiyandikishe niba utarakora subscribe, uyikande ku ibara ry'umutuku cyangwa se mu mukara n'umweru like, na komanteri zanyu ni ingenzi kugira ngo tuganire. Ni inkuru ziri kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hano mu Rwanda, zivuga ku bintu umuvugizi wa ADEPR Ndayizeye Isaie yamaze gutangaza ubwo yari ku Gisenyi, avuga ko itorero rya ADEPR rigiye kujya risengera abapasitori b'abagore, nabo bakaboneka mu itorero rya ADEPR. Imyaka myinshi rimaze ntibyabagamo, ni ibintu byagiye bigarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho bamwe bagiye banakora ibiganiro batuka uyu mushumba w'itorero rya ADEPR ati ni igipope ngo gikoreshwa, ni kalendari ngo bamushyiriyeho agenderaho, ngo nawe ngo yagitinga nk'umuntu ngo uyoboye ADEPR, ngo ariko si uyoboye, ngo ni igipope gikoreshwa. Ibintu byagiye bigarukwaho n'abantu benshi batandukanye bavuga ati ni ukubera iki umuntu ashobora kuba yakubahuka amavuta y'umushumba, umuvugizi, igihugu kizi, itorero rya ADEPR ryashyizeho, akaba yatukwa ngo ni igipope bigeze hariya. Ngira ngo wenda nanjye ejo nabigarutse mvuga ko biriya bintu abaye ari umuyobozi wo muri gavumenti batutse kuriya, wenda bishobora kuza kuba bibi cyane, ariko kubera ko hari ibintu byo mu ivugabutumwa wenda barabasuzugura nyine bakihangana, nakundi wenda ibyo si byo nshaka kuza gutindaho. Itorero rya ADEPR ku ruhande rwanjye nk'umukristo w'umuvugabutumwa, navuze ko ahubwo batinze kuba basezeranya abagore, nubwo bamwe bavuga ko ngo ari ikizira ngo kijye guhagarara hera. Ni imyumvire y'abantu, ntabwo ukuri kwa Bibiliya na tegeko na rimwe ribuza umugore kuba yagira gute yasengerwa ku pasiteri, ku bushumba, kuko umwuka w'Imana niwo uha abantu impano, abavugabutumwa, abahanuzi. So niba rero umugore ahawe impano yo kuba umushumba, kuba umwungeri, nta muntu umwe ushobora kuyimwambura no kutamuha ububasha bwo kuba yayigeraho. Niba muri Bibiliya harimo ba Miriyamu, bashiki ba Mose, ba Debora, bajya baba abacamanza, bajya bahabwa inshingano zo kuba ubucamanza n'abahanuzi, Imana yaragiye izibaha. Bivuze ko no kuba abapasiteri b'abagore babaho ntabwo ari igitangaza. Ntabwo Imana yaguha impano yo guhanura, guca imanza, gukora umurimo utandukanye ngo ibure kuba ibyo ngibyo bisigare inyuma. Nibaza ko itorero rya ADEPR ku giti cyanjye ryatinze kuba ryagira gute ryakwimika abagore. Hari amahame atandukanye itorero rya ADEPR ryagiye rishyiraho cyangwa se n'abarishinze, tubona rwose bimwe bizagenda bibajabuka. Njyewe nzi abantu benshi b'abamama twari tuzanye twanasenganye mu itorero rya ADEPR, uyu munsi bamaze kwisukisha, bamaze kwishyiraho ibisuko bitandukanye. Murabizi n'uwitwa Vestina nawe yasinyaga muri ADEPR yashyiraho ibisuko, abantu bavuga ibintu bitandukanye. Hari ibintu byinshi abantu bashinze itorero rya ADEPR bagiye bashyiraho bisa nkaho ari amahame cyangwa se ari inyishu z'abantu, uyu munsi biri kugenda bigira ingaruka mu bakristo babo. Iyo dusomye Matayo 15:8-9, hari amagambo avuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mu yandi magambo, hari amahame abantu bazanye mu matorero atandukanye, tuve no kuri ADEPR, uyu munsi agenda agonga abantu, cyangwa se abantu bagenda ugasanga umuntu wavugaga ko gusuka ari icyaha, ari ubwibone, uyu munsi niwe wamaze kwishyiraho umusatsi wo kwisuka. Ukibaza, ese ibi bintu birahita bitujyana mu bantu basetinze ibi bintu cyangwa se bazanye ibi bintu mu itorero rya ADEPR?
hari amategeko agiye atandukanye muri ADEPR cyangwa se amahame, reka mvuge ko ari amahame y'idini avuga ko kudashyingira umukobwa umusore utaravukiye mu itorero rya ADEPR cyangwa se utabarwa nk'umu ADEPR, gukumira imisatsi, amapantaro, amaherena, impeta n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ADEPR irabifite. Kwirukana abavugabutumwa bavuye ahandi hantu. Mu yandi magambo, umuvugabutumwa uvuye ahandi hantu ADEPR ntabwo yamwakira. Ntabwo yamwakira ngo azabwirize muri ADEPR. Ntabwo yamwakira. Kubatiza umuntu kabiri wavuye wenda nko mu itorero rindi yabatijwe amazi menshi, kwita andi matorero atari ADEPR, atari ayabo ngo ni inzaduka, ngo ni abakozi ba Satani. Ibyo byose ni amahame cyangwa se imyumvire iba mu itorero rya ADEPR, ariko uyu munsi wa none bari kugenda bagonga urukuta rugiye rutandukanye. Kudasengera abagore kuba pasiteri. Andi matorero, hari amatorero menshi abikora, ayo bita ko ari inzaduka, yo arabikora amabazemo igihe. Urumva rero kuba Ndayizeye yatangaje ko itorero rya ADEPR rigiye kujya ribikora, baraza kwisanga noneho ibintu byinshi bo baziraga cyangwa se bari barafashe nk'aho ari ubwibone cyangwa se nk'aho atari ubukristo bwuzuye, barimo bagira gute, barimo babikora kandi byatangiye gusohora. Ngewe hari umumama ngiye kuvugana kuri WhatsApp, ndavuga ni sinari nkuzi ko uri umwadeperi umuririmbyi wishyizeho ibirasta ryari, ngo Imana ngira umutima wana ngo ibyo senge ni ibiki. So ukibaza ukabona hari ibintu ADEPR yagisetinga mu itorero ryabo, ugasanga hari ibintu bigiye kuzagira ingaruka, kandi yamaze kwishyiraho umusatsi birangira ahise ava mu itorero rya ADEPR. Hari abantu benshi, wenda tugarutse kuri kino kintu cyo kubasengera abagore kugira ngo bahinduke pasiteri muri ADEPR, abadamu benshi dufite hanze ya ADEPR b'abapasitoro, abenshi bavuye muri ADEPR. Noneho kubera ko muri ADEPR badasengera iyo mihamagaro, ugasanga umwuka w'Imana yabahaye umuhamagaro wo gushumba, kuko babibuze muri ADEPR bahise bayivamo, bagiye hanze ku matorero abemera kuba babasengera ku pasiteri. Ukibaza niba undi kuva kera umwuka w'ubushumba cyangwa se impano yo gushumba muri ADEPR yahozemo ku badamu, ahubwo kuko yabuze batayishyigikira ngo bayisengere, ugasanga abamama bavuye muri ADEPR bagiye mu yandi matorero gusengerwa ku mpano y'ubushumba, kuko umwuka w'Imana yabahereye muri ADEPR, ariko bakubitana n'urukuta ruvuga ngo ADEPR ntabwo isengera abagore kuba abapasiteri. Uyu munsi rero bagiye kujya basengerwa kuba abapasiteri. Nibaza ko wenda n'ubundi mpamvu nuko izo mpano zibarimo, ahubwo nibazikoresha. Uyu munsi ADEPR iramutse yanze abahanuzi, kavuga ati nta muhanuzi uzongera guhanura muri ADEPR, umuntu ubonetseho impano y'ubuhanuzi w'umudamu, wenda tuvuga ati nta mudamu uzongera guhanura muri ADEPR, ntabwo byabuza ko habamo abantu bafite izo mpano, bashobora kuba barimo, ariko ntabwo zakorera muri ADEPR. Basohoka muri ADEPR bakajya hanze yayo, akari izo mpano zabo zijya kujya gute, zijya kubera. Hari amatorero atizeye ibintu by'ubuhanuzi n'impano z'ubuhanuzi. Uyu munsi izo mpano bamwe nza amatorero atandukanye singiye kuyamoshoninga, hagiye hagaragaramo abantu buzura umwuka wera batabyemera, bakabirukana mu itorero, bakahita bajya mu itorero ryemera umwuka wera. Uyu munsi izo ni inyigisho nakwita ko ari inyigisho z'abantu. Uyu munsi abo bantu bakomerejeho barahanura, barerekwa, bakomejeho impano zabo zirakomeza, ariko itorero ryo riravuga ati ntabwo twemera iby'umwuka wera, ntitubyizera. Kubera ko batabyizera biragoye no kugira ngo bizahakorere, usanga benshi bava mu matorero bakajya hahandi. So ikigaragara cyo wenda ndasa ku ntego, kuba basengera muri ADEPR abadamu bagahinduka pasitoro, nta kizira kirimo, nta n'igitangaza kirimo, nta nabiracitse ihari rwose, nta biracitse ihari. Uyu munsi turi mu mwaka w'2020 na 2025. Mu mwaka w'2030 uri imbere, nibaramuka basengeye itorero ADEPR isengeye abagore, mwaka w'2030 iri imbere, urumva ko ari imyaka myinshi izaba iciyemo. Mu myaka w'2030 nituba turiyo, niba Yesu Kristo ataragaruka mu myaka 2030, imyaka 2000, ntabwo abicege bazaba babyita ko ari ikizira. Bazaba barabimenyereye,
kandi nta n'ikintu bizaba bigitwaye icyo gihe. So iteka ryose rero ikintu cyadutse cyane ko noneho ku mbuga nkoranyambaga amadolari aba yinjira, iyo umuntu afite ca n'ihembwa n'ubundi hari igihe akora ibintu kugira ngo bise nk'aho ari miracle cyangwa se ari igitangaza kibaye abikabirize amadolari yinjire. Ariko mu by'ukuri uyu munsi ibintu wasanze muri ADEPR nibyo ugenderaho. Mu mwaka w'ibihumbi 3 ibintu abantu bazasanga muri ADEPR byo gusengera abagore kuko bizaba biriho icyo gihe nibyo bazagenderaho. Ibizaduka rero muri ADEPR mu mwaka w'ibihumbi 3 batari basanzwe bazi bazabyita ko ari ibisatanike, bazabyita ko ari ibishitani. Rimwe nawe ugasanga twebwe abana b'abantu ni twebwe twivanga, nitwe twikoroga, nitwe twiha satani, nitwe twivangira, ariko Imana yo ikomeza ikera. Si byose Imana irakomeza ikera pe. Ibyakozwe n'umwa 10:3-4-5 ngo mu mahanga yose abo bahu Uwiteka bagakora ibyo gucyanuka Imana irabemera. Imana irera abagore basengerwa kuba pasiteri, batasengerwa kuba pasiteri, Imana irera. Kuko Yesu yavuze amagambo akomeye cyane ngo kuko ngo ibintu bigisha ngo ari amategeko y'iki, ari amategeko y'abantu, ni amategeko y'abantu, ni inyigisho z'abantu. Imana irera. Uko akenshi twebwe nitwe tubihindagura, tugira gute, tubijyanishije n'imico. Iyo tugiye kureba ibyanditswe singiye kubisubiramo, nagiye mbivuga kenshi. Papa bacekesha abagore kutavugira mu materaniro. Ugiye no gusesengura mu Rwanda abagore ba kera bahezwaga ku bintu byinshi bitandukanye, barahezwaga pe ku bintu byinshi bitandukanye. Ugasanga igitsina gore uhereye kera kose cyaratsikamirwaga. Nta mugore ngo uryihene ngo amera ubwanwa. Ugasanga hari ibintu byinshi, nta mugore wabarwa mu Bisiraheli umugore akamufata nk'umwana, nk'udafite ijambo. Ariko mu kuzura umwuka wera byakozwe n'umwa 2, mu kuzura umwuka wera barabazwe noneho ngo bari 120 harimo n'iki n'abagore n'abagabo, ngo ari 120. Yesu akimara kuzuka noneho barabazwe, barimo kwirukanka bajya kuvuga ngo Yesu agiye yazutse. Mu yandi magambo, obviously ukuri kuzuye kuba abapastori b'abagore, intumwa za pasiteri zigomba kugaragara z'abagore, nazo nta kintu bitwaye kuko zirahari hirya no hino ku isi. Ntabwo rero itorero ryubakiye kuri ADEPR mu Rwanda, oya, ntabwo ijuru ryubakiye kuri ADEPR mu Rwanda. Tujye twagura mayindi zacu. Mu by'ukuri ntabwo itorero ku isi ari ADEPR hano mu Rwanda, no. Kubare ku isi yose hari abapasiteri b'abagore hirya no hino ku isi yose benshi cyane. So rero ntabwo agakiza kubakiye kuri ADEPR mu Rwanda. Kuba Izayi yavuze ko ajya kujya basengera abagore bakaba pasiteri, ukumva ko ngo ni ikizira. None se kizira mu Rwanda gusa, muri ADEPR mu Rwanda? Ntabwo idini cyangwa se itorero ririho ku isi ari ADEPR yonyine. Ntabwo turarebera ubutumwa bwose muri ADEPR yo mu Rwanda, no. ADEPR wasanga igarukira igatuna cyangwa ifite ahandi igarukira. Nitujya mu by'imisatsi turasanga ari umuco birajyana n'igihugu, si byose. So abazungu wabwira ADEPR, abazungu wabwira ADEPR cyangwa mu bihugu bitandukanye hirya no hino mu Buhinde bavuga ngo wazana y'imico yabo ya ADEPR, ntayo wazana. Ukibaza ibi bintu agakiza turakajyanisha n'igihugu, tukajyanisha n'amahame y'itorero, agakiza turakajyanisha gute? Ukibaza twebwe abana b'abantu nitwe twivangira, ariko Imana ihora yera. Ingaruka z'ibi bintu by'amahame y'amadini ni nyinshi cyane, bituma umwuka wera abura umwanya mu bugingo bw'abantu, mu buzima bw'abantu. Nko kuvuga ngo ntituzigira twakira umuvugabutumwa uturutse ahandi ngo abwirize. Ni ukwiba umwanya umwuka wera, ni uguhagarika Imana gukoresha umuntu uko ishaka no gukora icyo ishatse. Nahoze numva hari umuntu ugeze kuvuga, aravuga ngo hari umuntu wavuye muri Anglikani akubwiza muri ADEPR, ageze pastor amubwira ngo ngende naragukunze, uramenye utavuga ku ruhimbi kuri umwangirikani. Aragenda arabwiriza yabihishe muri ADEPR, yabihishe
ngo baramukunda, asohotse aramubwira ati uyu mwadeperi w'umwimerere, turi umwadeperi w'umwimerere, kumbi ni umwangirikani. Ukibaza ukabona ni ibintu twebwe ubwacu twivangira, ntabwo Imana ibi birimo, ni twebwe twivangira ku giti cyacu. Hari akandi kantu kagarutsweho ngo ADEPR mu kirango cyayo, ngo mu kirango cya ADEPR ngo hariho inuma ngicuritse ngisa nk'ipfuye, ati biriya bintu nabyo ntabwo ari byo. Ukibaza umwuka w'Imana amanukira inuma, cyangwa se iyo umwuka w'Imana amanuka, tuvuge wenda nk'inuma irimo nk'ikirango cy'inuma iva mu ijuru imanuka isanga abantu hasi ku isi, yamanuka umutwe ureba hejuru cyangwa yamanuka umutwe ucuramye, usanga nyine abantu umwuka w'Imana agiye kuzura, ugasanga twebwe abana b'abantu nitwe twikoroga, Imana ntabwo ibirimo, nitwe twiha Satani, nitwe twiha abadayimoni. Ugasanga umuntu aratinda ngo ikirango cya ADEPR ngo inuma ngirapfuye kuko ngiracuramye. None si inuma iva mu kirere imanuka ku isi, tuvuge wenda inuma nushanye cy'umwuka wera, umwuka wera amanuka ava mu ijuru aza ku isi, arajya yareba hejuru cyangwa arajya yareba abantu arimo gusanga hasi, ugasanga turimo gukomantinga ku bintu bidafitutse, ugasanga hanini ni n'amafaranga tuba dushaka, ni n'amaviyu tuba dushaka, si byose. Mbega ukabura ukuntu tuka inka, ukavuga ati dore ibicebe byayo. Mu by'ukuri ivugabutumwa riragoye, ivugabutumwa riragoye, mu by'ukuri riragoye cyane. Ndetse Abakolosayi 2:20-23 ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'ayo mukiri abisi, ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe, mugakurikiza amategeko n'inyigisho z'abantu. Ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Ugasanga rero Bibiliya nta kintu kimwe utavuze. Hari igihe bazane ibyo bintu by'imihango kugira ngo nyine abantu twishyirireho ko dukwiye gusenga, nabyo nibyo, ariko hari igihe usanga Imana itabirimo, si byose. Hari igihe usanga Imana itabirimo pe, nk'ibyashyizweho ngira ngo wabyumvishe mu cyanditswe Abakolosayi 2:20-23, nk'ibyashyizweho kwirinda kwambara amapantaro, kwiyogoshesha, kwisukisha, kujya mu yandi matorero atavuga rumwe atari ayanyu, nyamara ibi byose atari amategeko ya Gikristo, ahubwo ari amategeko y'abantu, atari amategeko ashingiye ku nyigisho z'umwuka we. Ari ibintu twishyira, ugasanga Imana ntabwo birimo, twebwe ubwacu nitwe twikoroga. Nababwiye ngo iyo umuntu avuye mu itorero akajya gushinga irindi, dore ikintu abavuze ngo itorero narindimo hari ibintu nasomye muri Bibiliya ritagenderaho, reka ngewe njye kubisetinga, reka ngewe njye kubitangiza, nubakire kuri icyo kintu nabonye muri Bibiliya cyiza, si byose. Ngewe itorero ryanjye ryubakiyeho, nibura nicyo gushinga itorero babivuze. Uvuze ko hari ikintu itorero ririmo ridafitemo imbaraga, ridashyira imbere kandi ubona cyiza muri Bibiliya, wowe ukagenda ukacyubakiraho. Nabonyemo umwuka wera muri Bibiliya, reka ngewe nubakire ku mwuka wera, kandi muzagira mwinshi pe, si byose, muzagira mwinshi. Nabonye abantu benshi barayobotse Yesu, reka ngewe nishingire ijyanye dini ryizera undi muntu, uzagira benshi. Hari idini se ribura abayoboke? Nta dini ribura abayoboke. Nabonye ibintu byo kunywa inzoga abantu batabireka, ngewe nishingira itorero ryanjye mbwira abantu binywera inzoga, uzabona benshi. Reka ibintu byo kugaruka kwa Kristo, ntabwo abantu benshi, amatorero menshi njya mbona adakunda kubyigisha. Ngewe reka nshinga itorero rivuga kugaruka kwa Yesu cyane, uzabona benshi. Nabonye ibintu by'isabato abantu barabiteye umugongo, reka ngewe nishingira itorero rihagare ku isabato kuko nabonye abayuda barayubahiriza, uzabona benshi bayoboka icyo kintu, si byose. Hari izina ryitwa Yehova, nabonye abantu badakunda kuri agaciro, badakunda kuvuga Imana Yehova, kuko Imana Yehova birivuga ko ari izina bwite.
reka ngiye nshinga itorero dushingiye kuri Yehova, uzabona benshi. So gushinga itini cyangwa itorero icyo bivuze ni uko hari ikintu kiba kiri muri Bibiliya wowe ubona abantu batahaye imbaraga, wowe ushaka gutangiza kugira ngo kigire gute, ushaka gutangiza kugira ngo noneho wowe ugishyiremo imbaraga. Ibyo rero bizatuma niba n'amadini n'amatorero aba menshi hirya no hino ku isi, kuko Bibiliya ntabwo wayizenguruka. Umuntu aramutse ashinze itorero kuko hari akantu yabonye muri Bibiliya batahaye imbaraga, amatorero yaba ibihumbi n'ibihumbi mu isi. So twebwe abana b'abantu nitwe twikoroga, nitwe twivangira, nitwe twiha Satani, nitwe twiha abadayimoni, nitwe twituka, nitwe twiha abaroze kuruwa n'abaforomaso, nitwe twishyira muri Eliminata. Uwiteka ntabwo aba birimo. Si byose no kujya gutuka umuntu ngo ni igipope, ibyo ntabwo Uwiteka birimo. Nta nubwo yagutumye ujya kumutuka ngo ni igipope. Ibyo ni iby'abantu, nitwe twivangira. Imana ntabwo ibirimo. Imana ntabwo ibirimo. Hari akandi kantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bantu, tuvuge wenda ufite impano yo gusengera abantu bagakira, ufite impano y'ubuhanuzi, ukumva ko abandi bantu, kuko wenda Imana yagize ibyo guhishurira, ukumva ko abandi bantu ari fake, abandi bantu badafite izo mpano ntacyo bavuze. Sibyo, ukagira ubunone ukiga theology, ukagira masters muri theology, ukumva ko abantu batigeze biga theology ari fake, iby'umwuka batabizi. You are lying yourself. Uri muri ibeshya cyane. Kuko intumwa zavuze ubutumwa zitarigeze ziga theology. Nange theology narayize uri kuvuga ibi. Uri muri ibeshya. Sibyo, ukumva wenda ko hari ibintu nguzi, wibwira ko hari ibyo bataramenya. Nawuze numva hari abantu bavuga ati ngewe ntabwo ndi nka Izayi. Just imagine. Nge ntabwo ndi nka Izayi. Ngewe nize ibi n'ibi nize isomo iri n'iri ry'ubukristo. Izayi we yize Icyongereza, Izayi mu by'ukuri ukagaragara ko hari umwuka wo kwiyemera cyangwa se umwuka udaca bugufi no kutubaha abayobozi. Pastor Izayi akwiye kubahwa nk'umuyobozi wa ADEPR, mu gihe cy'umuyobozi wa ADEPR, mu gihe agifashe inkoni. Niba umukuru w'igihugu runaka aba afite ubudahangarwa mu gihe akiri umuyobozi, kubera iki ibintu by'ivugabutumwa byo mu bisuzugura ku rwego ushobora gutuka umuntu mu buryo nka buriya? So ku ruhande rwanjye, abantu twebwe twivanga, nitwe twituka, nitwe twirenganya, twebwe hajya usanga Imana itanabirimo rwose. Twe twiha Satani, ariko tuba ducumuranye kuko tuba ducira abandi imanza, kandi umucamanza wacu ni Imana. Si byose? Umucamanza wacu ni Imana. Ariko ubwo niko bwa mbere rwa Samweli 3:7 muza amagambo ahanditse. Gari kwiteka abwira Samweli ati nturebe uko asa cyangwa uko agira uburebure, kuko abantu bareba isura, ariko Uwiteka we areba he mu mutima. Uwiteka areba mu mutima. Abantu bagira gute? Abantu tureba he isura, abantu twigirira ibyacu nyine, ariko Imana ireba mu mutima. Si byose? Abantu twita ku masura, twita ku mategeko, ariko Uwiteka we areba agana he mu mutima. Babandi bakunda guhatira abantu ko bakwiye kugaragara. Si byose? Timugaragare gutya. Nyamara ubwo usanga ageze ahantu yayindi yagejeje ku birenge yarayizamuye. Uwiteka areba hagana he mu mutima. Imana ya mu mutima. Haleluya. Reka tugane ku musozo. Tugana ku musozo. Murabona mwebwe kuba bagiye gusengera abagore muri ADEPR ngo babe abapastor, nibizera koko bigiye guhagarara hera cyangwa birakwiye? Ese Imana yahaye abagore impano zo guhanura, kwerekwa, kuba abacamanza, ikabaha izo nshingano ba Debora, bakavuga ubutumwa, abagore bahagarara kuririmba barimo kuririmba? Si byose? Abagore bahagarara kuruhimbi barimo kuririmba, barimo kuvuga ubutumwa, babwiriza, bahanura. Urabona ko abasengerwa ku pasteri uretse ihondi shyarida, uretse ihondi iryo shyari, wenda ukaba urimo kwanga ko wenda bibakavuyo. Ibyo bintu
urumva ibyo bintu Imana ibirimo? Urumva hari ikintu ibyo bintu bitwaye? Mutubwire muri komanteri. Umugore ujya ku ruhimbi akavuga ubutumwa, akabwiriza, agahanura, akaririmba, agasezerana, agatanga amaturo n'icyacumi, kuba yajya imbere akabwiriza yitwa pasiteri. Ngira ngo wenda ni abantu bari kurwanya titire yo kwitwa umupasiteri, ko hari amatitire yitwa ubudiyakonisi, ko hari amatitire yitwa ubuhanuzi, ko zose ari impano Umwuka Wera atanga. Iyo y'ubushumba yo nikwiye kugaragaramo? Mutubwiye muri komanteri uko mwege mwumvishe iki kintu. Imana yo mu ijuru ibahe imigisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nitwa Evangeliste Gakuru Fabrice. Ukande subscribe ku baryo umutuku cyangwa umukara. Hanyuma tugira amasengesho saa moya za nijoro na saa 9 za nijoro. Turagutumiye uzajya uzubane natwe n'amasengesho dusengera ibyifuzo bitandukanye, harimo n'ibyo kubohoka. Uwiteka bishimire mu izina rya Yesu. Amen.